narabubonye yego mu kazi naho basubije mu kazi ahantu ushekeshe buraraje ntabwo yagenda gakeya kandi iby'ababyeyi ntibitinda nubwo yaba ari muri Amerika ntiwamenya uko aje nubwo yaba ahangaha ni imbaraga z'ababyeyi Sisi yes ni ibiki biri kunjyamo do bikira ibi ni ibiki biri kunjomba ko binjomba ntakijya mu bagore umeze neza kuko nta kibazo umutware we nta kiguca inyuma mugani ya ndi ka kenda kimbere atubwiraga sinabibabwiye se hambura turebe Jesus harimo n'ibindi iti yanjye ikoreshwa n'amasengesho ndebera niba mwenda wawe w'imbere n'ukuri harimo n'ihembe yanjye shaho ndayireba hambura ndabikora narakuze ni ishyari iri ni ishyari harimo harekanijwe se amujijije iki abitewe n'iki babaho hari umukobwa wamamagaye arambwira ati ndifuza ko wazamfasha tukajyana ku muganga hari umuntu wantumye arambwira ati ndashaka ko amvura ndavuga ndetse ibyo bintu birashoboka nanjye nk'uko uri kubitekereza nanjye mbavuga ndetse ibyo bintu koko birashoboka hari igihe rero umuntu aguhamagara kumva uriyenteresa bati kubera ko murabizi abaganga kugira ngo bagereho ntabwo biba byoroshye ntabwo babyemera nta nubwo bemera kamera ariko ndavuga nti kugira ngo zabyereka abanyarwanda koko niba ari byo uwo mukobwa tuzajyane urumva muganga nta nubwo azi ko turi buze na kamera azi ko ari buzane n'undi muntu ntabwo babizi ndashaka ko rero uyu mukobwa wampamagaye ahantu yambwiye ndabona mpageze yambwiye ngo nze ku dore ngo uriya ndimo ndamubona ngo uriya araje ndaza no kuza kumubaza impamvu ari ngiye yahamagaye yarambwiye ati ndifuza ko umfasha tukajya ku muganga tugiye kugenda turebe ukuntu bimeze abaganga ntabeshye nanjye rero ndabatinya biteze umeze neza yego amakuru se wowe umeze uteze nagutindije ihangane oya nta kibazo sasa aka kamikoro urakambara yego urakambara kugira ngo tuze kuza kugenda tuganira ntacyo bitwaye umbwire n'impamvu ari njye wahamagaye impamvu ze ni nyinshi sinzi ko ntabikubwira yego harya wambwiye ko amazina ari inde amazina yanjye ni Nadia Nadia yes yego tugiye kugenda rero ndimo kubivuga ukuntu ugiye kujya kunyereka umuganga bari abaganga urabizi ko batajya bemera ko umuntu azana kamera biba bigoranye ndabizi yego ndagira ngo none unsobanurire buriya hari igihe ujya guhamagara umuntu ukamuhamagara hari impamvu yego nibyo kuko tugiye kujya kurira muganga ariko se niyihe mpamvu yatumye umpamagara mu by'ukuri okay mfite mukuru wanjye uba mu Bufaransa uwo muganga amwitaho akamuvura bari baramuroze so yari yamuntumye rero ngo njye kumureba muhamagare video call kugira ngo abashe kuba yamwereka ko baramuroze urabyizeye se ko biri bushoboke okay amahirwe njye mfite ndemera ko bishoboka yego none se wowe wamumenye uwo muganga ni umuntu wamundangiye baramukurangiye yego uravuga uti nanjye ngomba kugenda akadufasha yego niko byagenze none se hari igihe rero umuntu ajya gukora ikintu urumva nta bwoba ufite kuko umuganga yawe ugiye guhura okay ni ubwa mbere niko nabyita ko ari ubwa mbere kuko avura mukuru wanjye ariko ni ubwa mbere naba ngiye kugera neza aho we akorera yego ubu tuvugana tugiye guhura nawe yego kandi birashoboka none se ko utamubwiye ko turi buze ubwo ntitwagera ntari bujyane oya nta kibazo nabubwiye hari igihe umuntu agenda afite ubwoba ndi umuntu afite ubwoba urumva ufite ubwoba rero ubwa mbere ngiye guhura n'umuganga wa kinyarwanda okay twese ntabwo ubwoba bwabura ariko turagerageza basi ko bishoboka turagerageza none se wowe byibura hari n'undi munsi wigeze ujya kwivuza muri ubwo buryo oya sibyo mukuru wanjye yagize icyo kibazo yego
hari umuntu ushobora kumva ati se biriya bintu birashoboka ko bari nanjye nubwo turi kujyana ntabwo ndabyemera ko ibi bintu bishoboka kuko hari igihe umuntu akubwira ati ngiye mvura kinyarwanda hari umuntu wandoze hari baranyibye mfite inyatsi ibintu nk'ibyo byose umuntu akavuga se ibyo bintu birashoboka nanjye rero ndi muri abo bantu nyine bidashobora ko nshobora guhita mbyemera ko bishoboka. Okay, nkanjye wenda wabyiboneye ko bishoboka njye ndabizi neza cyane ko naho bitandukaniye n'ibyo bababwira. Yes, abaganga bo barahari kandi benshi bavura bafite imiti yose ya kinyarwanda ihagije. Kuko urugero nanjye narufatiye kuri mukuru wanjye bitewe n'uburyo yari ameze ariko ameze neza ariko rerwa ibyo bari baramuroze bisa nkaho byagabanutse. Harya wambwiye ko we aba hehe? Aba mu France. Aba mu France. Urumva ngo tugiye kugenda amuhamagare kuri video call aramuvurira kuri video call. Ngenda mwihamagarira video call we amuvure amubwire n'ibyo agomba gukora kugira tumenye n'uwamuroze kuko ntabwo tumuzi. Arahita umbwira n'uwamuroze? Yego. Ako kanya turi kuri kamera? Yego. Birashoboka. Ibyo ntabwo abizi. Oya uraza kugeraho urabyemera ndabizi. Ku buryo ambwira ati runaka ni wakuroze? Cyane rwose ahubwo nibibona ngombwa turamusaba ko ari bumuhamagaza akaza. Uwo muntu wamuroza akaza aho ngaho? Yego. Oya. Ntabwo nabyemera. Birashoboka cyane ntabwo ndabyemera uko bibonye kuko urumva niba koko uwo muntu yaramuroze amubona ati wenda byo ndaza kuza kubimubaza ariko se ntabwo ndi kubyemera. Nanjye ni nkuko nagusubiza umbejije nanjye narabibonye cyane narabyumvise nanjye nuko nagusubiza. Ariko turabyizera ko biri bushoboke. Harya kamamagare mvanare. Ni iki cyapa yakubwiye? Ndakeka ari iki ngiki reka tumamagare twumve. Bisheje simukadi ya mbere kandi na metero ndabyibutse ko yatwaye. Tugiye kujya ko ndumva mfite ubwoba. Ndumva mfite ubwoba nubwo niyemeraga. Muhamagare mubwire ko twahageze. Tumamagare twumve. Allo? Yego. Meriwe neza. Wiriwe. Nagira mbabaze ko ari kuri cya cyapa mwari mwandangiye nahageze mwandangira igipangu neza niba gifite nimero nkareba. Mu cyapa ugarutse nyuma rutwesikariye urahabona? Ego. Ni ku gipangu kirejero tuno twesikariye nta kibazo urahita winjira. Ego. Sawa murakoze. Yego. Uvuze ngo twahageze mbwiye gusubira inyuma gato ngo kutwesikariye ariko iki kibazo ndabona ari tubiri ariko turagerageza turatomboza hariho. Ubwo dusubiye inyuma ni turi hariya? Yego. Okay. Katugende. Let's go. Wamuhamagaye? Twavuganye ariko yambwiye ko ari reka dukomange twumve nimba ari. Nahanga yakurangiye? Nashobora kuba ari ahariho. Cyose abantu barafungura noneho. Ongera komanga ashaka kuba iyo ni uje? I don't know. Simbizi ndabona yafungaga atasubirayo sinzi. Mwiriwe. Meze neza se? Meze neza. Twari tubasuye. Twashakaga muganga kuko twari twavuganye sinzi nimba twamubona. Muganga rero hari abantu yarari gufasha. Reka manze mubabarize niba ari buboneke. Ntabwo twaba twinjiye se niyo twaduhagaze ngo nta kibazo? Nta kibazo yinjire. Tuya. Muganga yarambwiye ngo ni karibu nta kibazo abo yarari gufasha. Arabarangirije. Arahari? Arahari. Sawa. Katugende. Ubu yari kuvura abana? Ariko nako wese mfite ubwoba. Nanjye ndumva mfite ubwoba. Muganga aratinyitse ko n'uba afite ubwoba? Yego.
twakinjira. Mwiriwe neza muganga. Muraho neza. Wihangane turabatumye. twahageze rero kwa muganga n'uyu wambwiraga Yego n'uyu. ubwawe bwawe bwashize Aya nagari cyane. nanjye ndumva mfite ubwoba nkeneye kumenya ukuntu biri buze kuza kugenda muganga yambwiye ko rero yari afite ikibazo yakibwiye niyo mpamvu bampamagaye yari dufite ubwoba butari bwemere ko twinjire kuri n'ubundi twamaze kuhagera ntabaza kigusobanurira oya nta kibazo ataranakisobanurira kuba mwashyiraho kamera cyangwa se mwazana nk'abanyamakuru ko ari yanantelefone kuko ibintu byanjye mbikora ku mugaragaro ndumva nta kibazo kuba mwaba muri kumwe ariko musanze narifite abandi bantu narindi gufasha baje kureba umuti ubwo rero reka banze mbasezerere kuko buri wese aba afite umwihariko we iyo abantu batizeranye nese bakwemera ko uza kumbwira ikibazo cyawe ari ngombwa Oya ntabwo bibaho. reka rero mbanze mbaho umuti mbasezerere ubundi dutangirane nta kibazo. Nta kibazo. Mama wa murwayi wameze ati se urabona ari koroherwa? Nari nakubwiye ngo uze gutora umuti wari wasigaye hanyuma mugenzi wawe nawe nta kibazo ndumva yari yaguherekeje ibibazo bye ndumva byo byarakemutse na bwa butumwa wanyohereje narabubonye nta mutima mubi umuti wanjye rero ugendana n'amasengesho urumva uragenda uvuga uti uyu muti ni ikimera Imana yaremye uti Imana niherekeza uyu muti ukureho ibibi byose uriya murwayi uramuvuga mu izina rye ry'inyarwanda Uwiteka rero abaherekeze nta mwanzi kandi ubari inyuma ngo umuti uherekezwa n'amasengesho abantu barazi ko abantu bavura ikinyarwanda murakoze badasenga Uwiteka barinde namwe sawa muga ngo amasengesho aherekeza uriya muti abantu bari bazi ko rero ahubwo abantu bavura kinyarwanda badasenga basenga za nyabingi turasenga hari ibyo bita nyabingi hari na nyabyishi ariko abo bose bari abakurambere kandi baturutse ku Mana njyewe mbere y'uko wenda tuza kujya ku bindi nagize amatsiko y'ibintu ndi kubona hano iriya ntebe irimo ihembe irimo icyatsi ubwo uraza kuza kubanza kunsobanurira impamvu utayicayemo ukaba wicaye hasi iriya ntebe nta muntu ujya uyicaramo iriya ntebe ni iy'abantu bita abakurambere abatubanjirije babandi twumva none se nyicayemo nabiki ni iyabo abantu iyo baje bicara ku mukeka cyangwa bakaba bakwicara no mu zindi ntebe ariko iyi ni ndakorwaho kuko ni igicumbi cy'abakurambere bicaramo aribo bangabiye umurimo uyu mwuga cyangwa se uyu murimo ni ingabire ni ingabirano ya gakondo ni gakondo yo mu muryango ni ukuvuga ngo umwana arabihabwa akabihabwa n'ababyeyi nk'uko n'ababyeyi baba barabihawe n'abandi bababanjirije cyangwa se bakomotseho rero kugira ngo tuze kuza kuganira wenda tuziranye wenda n'umuntu aze kuza kumenya muganinde y'umuganga turi kumwe uyu munsi nubwo ugiye gufasha uyu mukobwa ariko nanone tugomba nyine kumenya umuganga tugiye kuba tuganira tunamenye ibyo agiye kumufasha koko niba biri bushoboke ko nakubeshye ntabwo ndabyemera ko biri bushoboke njye nitwa muganga Cyambarantama niryo zina ry'abakurambere Cyambarantama ntabwo umukobwa rero nakubwire rero ikibazo afite twumve niba ugikemura ubundi tureke nawe ukomeza akandi kazi uyu mukobwa ngira ngo yambwira ni wowe wa muntu uri mu Bufaransa yego ndi murumuna we ni murumuna we yari yambwiye ko afite ikibazo cyo kutabona akazi akirukanwa byarakemutse ntabwo njye ndabimenya neza ko ntabwo aransobanurira gusa yari yambwiye ngo mbanze nze
tuvugane njye nawe muhamagare video call akubwira ikindi kibazo yaba afite kugira ngo byose bikemurire hamwe sinzi nimba bishoboka ko twaza kumuhamagara ntacyo bitwaye nk'umuntu nafashije yego kandi ngira ngo ibisabwa yarabimpaye kuko iyo ugira ngo ugire icyo ubona ugira n'icyo utanga yego ngira ngo ntacyo mushinja ntacyo atakoze Nese muga umuntu ashobora kuba yaba atari kumwe na atari hafi cyangwa se ataje kukureba bigashoboka ko wamuvura birashoboka cyane umpaye nk'amazina ukampa n'ifoto yawe kuri WhatsApp hanyuma nubwo waba uri muri Amerika nubwo waba uri hehe uramuvura ndamuvura nkoresheje ifoto bivuze ngo nakwa ukuntu umukobwa nkaza nkakwereka nk'ifoto umva ibyo ni ibintu je kakwereka ifoto y'umukobwa nkati namukunze naramukunze kandi yaranyanze ni ukuvuga ngo ukampa n'amazina yawe n'ayiwe nako kanya upfa kuba watanze ibyo usabwa nanjye nkakukorera igikorwa yego yarimo guhamagara mukuru we rero ntabwo sinzi niba yamaze kubona katurebe kayifata nta kibazo ntabwo arayifata yego nise muga wenda mu ncamake yego uvurisha iki ibi bintu biri hano byose nyine bivura bite ko ndabona ari ibintu byinshi ndabona yewe mvurisha imiti ya kinyarwanda gakondo ibi byatsi kandi no mu mahugurwa baduhora tubwira bati muvurisha ibyatsi muvurisha amazi muvurisha ibikoko ariko muzirinde guca indasabo amakuru ni meza ntabwo byemewe buriya ariko ibyatsi biremewe iki gishobora kukugira umumaro kwa muganga nageze nibwo nyagera nabonanye na muganga yarambwiye ko naguhamagara mukavugana yego mume tuvugane amahoro mahoro muga umeze mute ariko ngira ngo byarakemutse iby'akazi wari wambwiye uti ndi kubura akazi kwirukanwa ubwenegihugu nabwo warabubonye ndagushimira cyane rwose mbere byose warakoze cyane ubwenegihugu narabubonye yego mu kazi naho bansubije mu kazi ntabwo babaye bakinyirukanye yego meze neza rwose ndagushimira warakoze cyane none ibyo wasabwaga warabikoze nanjye kandi ngira ngo igikorwa naragikoze hello ntakijya mu bagore umeze neza mu rugo nta kibazo umutware wawe ntakiguca inyuma byarakemutse ntakibikora pe none washakaga neza yarakuje ari mu rugo aritonze rwose none washakaga umuntu wari wagukorera biriya bintu ko namugaragaza wari watumye gute niyo mpamvu nohereje umwana wanjye rwose ndashaka umuntu wari wakora ibyo bintu amurebe amumenye nanjye murebe niyo mpamvu nashyize kuri telefone kuri koro ufiteho ndaje mbigukorera kuko urabizi ko nta kijya kinanirana kandi imana yaraduhaye ubutware n'ububasha kandi uzi yuko n'abakurambere baba baratugabiye ingabirano zishoboka ndaje mbigukorere niyo mpamvu bari batumiye abanyamakuru se ngo bigaragare okay ahubwo murumuna wanjye asigaye azi ubwenge cyane rwose namukunze sinzi akantu nzamuzanira akazamushimisha ndaje mugushikire wari wabiguteje menye n'impamvu n'igituma hano mu Bufaransa rwose hari abandi bantu n'ubinkorera nzakoherereza rwose abagera nko kuri 3 b'abamama bagenzi banjye nabo bafite ikibazo yego okay reka ntangire rero ndaje kandi arahita agaragara kandi urabibona humura ibyanjye ntibitinda ngira ngo urabizi usubije murumuna wanjye mubwire gatoya urakoze cyane muvandimwe numva ngo uriya muntu wamuroze arahita aza hano okay arahita aza karame ntabwo nabyemera se arahita aza hano yego arahita aza ntabwo nabyemera ndabyemera ariko mbibonye
yego bagiye kubikora ntabwo turi bugukupe mpaka tumubonye kuri video call. utwo ni uduki izi ni inzuzi z'abakurambere. ni inzuzi Twe dukorera mu nzuzi ntabwo dukoresha amagini. Bya kinyarwanda nyine tugakorera no mu masaka cyangwa igikenyeri tukareba. Urakeye kandi muri abo bose Ambwiye ngo hagati ya Margarita ngo nimba ari na Jeanette hagati ya ngo y'abo bantu babiri. reka ndebe dore ndiyibire mu murama numburukira mu murinzi ntangura umushi n'umushikazi beryo kuri Rusizi babyeyi soko ku Rusengo bakose ajyana cyamira abanyamandwa y'imparama. Mushike uyu muntu wahemukiye. Ese ko ndeba yamurogeye ku ihembe akamurogera akamutwara n'umwenda w'imbere akiri naha. Kandi nkaba ndeba yaramurogeye no mu ikara agira ngo azahambishwe ikara. Ari nacyo cyamutezaga iriya nyatsi yo kubura akazi. Gwino ugaragare. Daje mushike. Karibu babyeyi Sumba wandi ya Gisaka Migongo. Karibu. Gwino wahemukiye umuvandimwe ari umunyarwanda. Karibu. Kandi dore umutungo wa mbere ni abantu gahemuke. Gwino ugaragare bakubone. Dore ni mugogo utarengwa. Murenga. Uyu ni umuhuruhuruze amahanga kubona. Isi koti. Ugaragare. Karibu. None se mugabo byose nk'igihe kingana iki kuba ageze hano? Nakubwiye ngo izi ni imbaraga z'ababyeyi zibikora ariko ntabwo bitinda. Ntabwo ari byo bikora. Birambirwa rero. Oya kuko nicyo naje gushaka nta kibazo ndategereza. Ishira. Ndimo ndamubona ari kuza. ari kwiruka cyangwa ari kugenda gake namushekeshe buraraje ntabwo yagenda gakeya kandi iby'ababyeyi ntibitinda. Nubwo yaba ari muri Amerika ntiwamenye uko aje. Nubwo yaba ari hehe. Ubwo sare muri imbaraga z'umwuka. Ubwo sare muri Amerika itagira hano. Ariko buzi imbaraga ababyeyi baba bafite. Nakubwiye ngo dutegereze turebe icyo birambirwa. Bigira amatsiko. Ngende mfite amatsiko. Ibyacu ntibitinda. So gusa nanje ndumva sinzi. Was it? Yes. Turacyategereje sister ntabwo arazi. Yego bari badaye umwanya muto. Karibu babyeyi Sumba wanyu Gisaka kamucanye. None se mugabo ibintu uri gukora byitangutse. Ahangaha ni imbaraga z'ababyeyi. Sisi. Oh yes. Ni ibiki biri kunjyamo Do ikira ibi ni ibiki biri kunjomba ko binjomba Vuga n'uyu n'ababyeyi ntabwo bitinda iby'ababyeyi. oya ntabwo mpari. Sisi do ko binjomba ko bigiyemo neza we bigiyemo tuza Mugano wise? none se muga sinakubwiye ko bidatinda. wewe urabona umuzi Sisi ni dative. tuza byuka Kwino sobanura. Reka tumusaba dusobanure basi cyabimutse. Dusobanurire icyo kintu ufite cyane. Tuza.
tose. mugabo tubareze mugazi ko bya bintu bijya bikora Iki ni iki ufite? Ambura turebe. iki ni iki ni ikariso mugani ya ka kenda k'imbere atubwiraga Sinabibabwiye se? Ambura turebe. Jesus harimo n'ibindi Iki yanjye ikoreshwa n'amasengesho. ndebera niba mwenda wawe w'imbere n'ukuri harimo n'ihembe Hambura. ndabikora ni ishyari iri ni ishyari Harimo harikanijwe se? Amujijije iki? Abitewe n'iki? harimo na rya kara batubwiraga arakundwa afite imitungo byose Kubera icyo ugira ishyari se? ko ntacyo mfite niyo mpamvu wamuroze narabikora None se ubu ngubu wabikwitura ariko twebwe ntabwo tujya duhemuka. ntabwo ari njye Ubu se wari uzi yuko ni ishyari murambabarira byashoboka? ni ishyari ibyanjye nabitaye ako kenda k'imbere se kabaga Ntabwo wongera kubijyana rero. sisi Kare. ni ryakara n'ihembe nta mwenda wawe w'imbere ahubwo nawubonye umwenda wanjye disi nawubonye mana yanjye we sisi turamukore muga ibyo ni ibyo ukoze wowe Kizeho umuti kugira ngo nimba hari ibyo yashyizemo bindi tudahumana. ugomba gushyiramo umuti iri hembe se warikuye Wari kuhesha. sisi reka mani mfate video yose basi ndaza kuyiguha Ibyanyu ntimubibonye se? Icyo mushinja? mbese ubu birarangiye yakize Ubu yakize icyaburaga ni iki? Yarakize n'ubundi ahubwo icyo yashakaga yagira ngo mugaragarize wari waramuhemukiye wari wamuzengereje. kubera icyo yahemukiye mukuru wanjye byatewe n'iki ni ishyari kubera icyo ugira ishyari se ko ntacyo mfite ubuse wakwitura ibyo wadukoreye murambabarira ko ntabwo namwanga ko ari inshuti bikabije mwari inshuti bikabije wifuza mwari inshuti warangiza ukamuhemukira bigeze ahangaha kugira aho ishyari ntikabura ntikabura nubwo ari inshuti yawe ariko wumvaga Wabonye ko imbaraga zirutana? kabura nabibonye Wabibonye? Uzongera gukora icyaha ukundi? oya ndasaba imbabazi n'uwo nabigiriye mbabariye ntabwo nzongera Ntabwo uzongera? Ngaho genda. ni ubwa mbere rubikoze Amahoro rero. ubwa mbere ni ubwa mbere rubikoze ariko Mbese ntuzabyongere urabona hari inyungu byakumariye N'ababyeyi bakubabara. oya ntacyo Urabona hari icyo bungutse se? oya ndagaragaye Uzajya ugenda utanga ubuhamya ko n'abandi bose bahemuka nta. ndagaragaye si bizasubira nzajya mbwira abahemuka ko bagomba kwirengera uwiteka nahuye n'amasengesho umugani we ufite uburenganzira noneho n'ijambo rya nyuma njye mukuru wanjye yamubabariye kandi nanjye Natwe nakubwiye yuko imiti yanjye iherekezwa n'amasengesho. yego Ni ukuvuga ngo ntabwo tujya duhemuka niyo waba wariciwe nubwo waragize gute kuva aje gusaba imbabazi kandi ukaba icyo washaka ukibonye unakimumenyesheje n'abandi bibabera kabarore kandi ushobora kunkenera nawe ufite ikibazo ngira ngo nabaha nimero zanjye uraziduha ahubwo ndagira ngo mbanze umubaze ubundi kugira ngo umuntu avurwe akire nk'uko n'ubundi yabituye kuri telefone hari ibyo yakize ariko si ubundi muganga we ubu ngubu uvura iki n'iki bo ari umukobwa ujya gushaka nk'umugabo wenda yateguraga ubukwe bakabwica mu muryango aho ndabavura yarabuze umugabo yarabuze urubyaro n'urubyaro urutanga akajya nko kwa muganga bagasanga intanga ni nzima yaba ari umugabo bagasanga ni muzima nta kibazo afite n'umugore ari muzima atarengeje igihe cyo kubyara afite imyaka yo kuba yabyara agomba kuza nkamuha umuti
hanyuma akenshi biba byaratewe no mu miryango yabo, burya ngo utakuzi nta kubara, ugasanga nyine icyo kibazo kiri aho, ibyo ndabivura nka mu muti akaba yakira. Ikintu ntavura ni sida. Sida ntabwo ivura. Oya. Imitezi wapi, ariko ibigendanye na kinyarwanda gakondo, biriya abantu by'inyatsi, by'umuntu wakwiba wenda bakwibye nk'ikintu ngomba kukigaruza. Ubu umuntu anyibye amafaranga none aha nkaza nkakubwira ukampa amazina yawe ukampa n'ifoto, si ngombwa ngo unaze, ntabwo ari ngombwa ngo unaze kundeba, ngomba kuguha nimero ukampamagara, waba uri hehe ukampa nimero yawe ukampa n'amafoto, noneho n'amazina. Ibyo ngibyo mpita mbikora live. Uhita ubikora? Ifoto ibihagije ko wanyoherereza. Hari abantu bibwira ko ibintu bidakora. None se ntiwirebe, ntiwari muri kurambirwa muri gupinga n'iki, ibyanjye bikorwa bizava ako kanya. Twari dufite ubwoba kutari bwemere ko dushyiraho kamera. Oya, umuntu rero ugira ubwoba keretse yakora ibintu byo gupfundikanya. Jewe akarere karanzi, igihugu kiranzi, kiranyizera, mbafite ibyangombwa. Ubu ufite ibyangombwa byo gukora? Cyangombwa kimara umwaka, cyamara umwaka bakaguha ikindi. Uzasanga afite icyangombwa cyarengeje umwaka, nta kindi yagiye gusaba, baba bamuziho ikibazo cy'uko agenda abeshya. Ariko umuntu naza kukuvura muri uyu mwaka ugasanga icyangombwa kirahura n'uwo mwaka, burya biba byizewe. Birabyizewe. Hari aho ugeze uvuga ngo icyo udakoresha ngo ni indasago? Indasago kubera iki utazikoresha? Buriya kenshi ushobora kurasaga umuntu yenda ugasanga ukoresheje nk'urwembe yenda rw'umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi afite n'iyo sida, ariko si ngombwa cyane rwose. Njye nkoresha umuti, nkoresha imiti, nkoresha imbaraga z'abakurambere nk'uko rero basigiye umwuga. Iyo miti yo iva hehe? Iyi miti nshobora no kurota nijoro bakambwira ati genda wahuriye umuti n'uyu bakanyereka mu nzozi mwerekwa, uravura umuntu gutya na gutya, kandi nabikora bigahura. Ni ibimera, tuvurisha ibimera byo mu gihugu cyacu, cyangwa se niyo yava no hanze bibaye ngombwa dushobora no kuyitumiza. N'ibishoro, niyo mpamvu utabonye icyo utanga ntabwo wabona ikinjira. Kugira ngo uvure umuntu bimusaba iki? Bimusaba kugira ibyo atanga, nanjye nkagira ibyo mukorera. Nuvuga ngo ibyo atanga n'ibyo umukorwa, ibyo atanga n'amafaranga. Ntacyo ngaho utanga nimero nk'umuntu washaka kuba yagira ngo umuvure, kuko nari mfite ubwoba, mbonye araje, mbonye n'imyero afite, dore harimo ihembe, harimo ikaramu nk'uko twabibabwiye, umwenda w'imbere. Ariko mugomba barire rwose ibintu bisigaye hano ushaka hano bishugunya, kuko mukuru wanjye yarageze kure. Wabigwa se ukabijyana? Akabijyana? Gusa namenya mbibika he, namenya mbibika gute? Ugomba kugenda ukabishyira hari iwanyu, kuko ugasubirana ibyawe. Si ngombwa ngo mbibike, igikorwa nagaragaje kandi n'umuntu nagize. Wanateyemo n'umuti? Nateyemo n'umuti, humura ntacyo bitwara. Si by'umuvandimwe wawe se? Nta kibazo, basi ndabicura, kumva ko mfite ubwoba. Wowe ugira ikibazo, ntabwo wageze kwa muganga ntabwo buba buhari. Ubwo rero nimero yanjye ni 0788 31 123 28. Ubwo bivuga ngo iyo nimero umuntu wese waguhamagara wamuvura? Nta kibazo. N'umuntu hanze agohereza ifoto kuri WhatsApp? Ashobora kohereza ifoto kuri WhatsApp, nta ngorane, akohereza n'amazina. Iyo ngiyo duhaye ni iya WhatsApp, ni iyo guhamagara gusa? Ni iya WhatsApp. Iyo nimero ni iya WhatsApp? Aha, rero ibyo washaka urabikoze. Mwakoze kuza,
ndabashimiye ibyo twari tuje mubonye ko bikunze kandi ndamushimira cyane namwe mbashimira kuba mwamara umwanya wanyu mukuru wanjye akaba yarakize ameze neza Imana nishimye sawa Uwiteka aguhe umugisha yego kandi Imana ibaherekeze yego namwe mugabo wakoze ariko njye ndaza kuza kugira ngo ubanze usobanurire akantu ku kandi utu tuntu ufite hano imbere wenda kameramani wanjye aze kuza kudufata mbwire ngo akagakora iki wabuze umugabo nkoresha uyu muti wenda bike byihuse wenda sinaba ngiye kumena ibanga oya si ibanga ariko byibura umbwire uti utwibanze ni utu ngutu ntumene ibanga ariko nyine utubwire uduke mu byo dukora wenda ushobora nko kudufatira nk'utuntu nka dutatu bati nk'utu dukora ibi nta ngorane nk'icyo cyatsi gikora iki cyatsi bacyita mugogo utarengwa umugogo utarengwa kivura ibintu byinshi ushobora no kuba wenda ufite nk'ikibazo cyo kuba wibwa wagishyira ahantu baza kukwiba ntihagire umuntu uharenga bitewe n'uko mba nabihamuye ku ijambo mba narasigiwe n'abakuru ku buryo yaza kukwiba ntaharenge iki nacyo hari uburyo tugikoresha umuntu ufite nk'inyatsi ikamuvaho ugasanga abantu baraza bamushaka akabona ku butunzi uru ruhu n'urw'iki uru ruhu ruvura imyuka mibi ushobora kurukunukirizaho gutya akotsi n'acanye gutya hanyuma ibikurimo bikakuvamo bigasubira iyo byavuye imiti ibintu birakaze kabisa naho iriya hembe riri mu ntebe ya hembe ni igicumbi cy'abakuru handi muri cya gicumbi cy'abakuru niyo baba bicaye buriya ntabwo nemerewe kuyicaramo uyicayemo byagenda bite oya ntabwo ari yanjye ubwo nabasuzuguye abangamiye kandi bajya bavuga ngo nyamwanga iyo byavuye yanze uwamuhaye inka rero ngomba kubyubahiriza nkagendera kuri nababwiye ko atari byo bikora ziriya mbaraga z'abangabiye z'ababyeyi bagaba bakaganza yego wakoze cyane rero ngaho harya uwambwiye ko amazina ari nde nitwa Cyambarantama Cyambarantama iryo zina ryananiye kurifata Cyambarantama uvuga ngo tuvuye gusura Cyambarantama adusobanuriye byinshi mwabonye ko yazanye n'umuntu waroze mukuru w'uyu mukobwa ntabwo nabyemeraga numvaga bitari bushoboke ariko ubu ndabyiboneye ntekereza ko wenda abantu bazakenera ko bavura bazaguhamagara abakozi cyane no kutwerekera rero no kwemera ko tugusura kandi uri no mu kazi nta kibazo n'ubundi ngiye kwakira n'abandi niko kazi kanjye niko nkora ubu hagiye kuza n'abandi telefone yanjye ntabwo ijya ivaho n'ubu hari abo nakomeje gukupa kugira ngo ariko reka ngire mbafashe sawa mwakoze rero reka natwe tubashimira abakurikiranye ikiganiro ubwo ntekereza ko aho muri hatandukanye aho muri muze kuzakukira muratubwira hari abashaka kuba bafite ibintu n'ubundi bibazo ubwo bazamuhamagara n'ubundi abafashe nk'uko bisanzwe nk'uko n'ubundi yafashije abandi nk'uko twasanze hano hari abari bahari natwe turagiye haje abandi ubwo nawe ushobora kuzaza akagufasha nta kibazo mwakoze cyane Uwiteka barinde kandi ababyeyi baberekeze nta mwanzi ubari inyuma nta mwanzi uturi inyuma urakoze cyane sawa nawe ugenda amahoro bakubabariye abakozi Imana ibahe umugisha